ibaza uko mama wanjye yansize nse nzabaho gute. ariko umuhungu wawe shana namuhamagaye karvin anyiryaho kandi nukuri dufasha ko duhura. Oya ntabwo nekwiriyeho sana. Oya ariko narakubwiye ngo ugomba kumva uri umuntu ubohotse kuri njyewe. Muze ndabona umukobwa amaze gukura. ndagira ko ntibatinda. Yiriwe. Muze nimero yawe nahigerageje inshuro nyinshi yanga gucamo. Undi camo ni mwamfata nagize ngo hari ikibazo kiri aho ngaho mu rugo. Muze ko nagushakaga byihutirwa ko hari ikintu nashaka ko tuganiraho. Byihutirwa cyane rwose uyu munsi ndumva natuje nabuze amahoro mutima pe. Ndi gukora akazi bikanga. Ariko umwanya muto cyane mu rugo muriyo. Nta kibazo nagusanga nta kibazo arikanze. Sawa murakoze. Serija bimeze gute? Okay nta kibazo. Gusa ko ndabure mu bimubwira ashake uburyo azakujya kwishyura. Nabonye message. Biri kugenda neza ariko ubundi busanzwe. Mubwira kore liste y'abakozi nuko bagomba guhembwa byose yabirangize. Sawa. Oya ndabizi ntago buryo umukozi mwiza ntago agombera gukora aruko boss ahari. Kandi buryo umukozi mwiza nudakorera ijisho. Sawa. Muze ikibazo rero narifite nagiraga tuganireho. Yego. Ntabwo naca hirya hino pe. Nibyo rasako ntego. Umukobwa wawe naramukunze. Umva wamunkingira niba bishoboka ntacyo byaba bikubongamiyeho ukamunkingira. Noneho nanjye ibibazo wari wambwiye wari ufite nkaba nabikemura nta kibazo nkagenda nkakwishyurira ya mafaranga yose ibibazo bigakemuka bigaca mu mucyo nawe ukankingira umukobwa wawe ndetse na nyuma nagukwa. Kora rwose umukwe ni wowe. Umukobwa arahari kandi nawe amaze gukura n'amashuri ari kuyarangiza kabisa. Tumva nkamwe mwakumwe rwose ubukwe mwagukora nta kibazo. Umusinzi wawe naratashye ngeze mu rugo gusinzira biranga. Nje gukora akazi leta da ishusho ikagumya ingarukira ndavuga ne ngomba kubikubwira tukabiganira. Aya mukobwa arahari kandi nta wundi muntu namuhaye rwose. Tumva ari wa mbere ngejeje igitekerezo cyo kuba nagushyingira. Umukobwa namufite. Ubwo ngiye icyo ngomba gukora nuko kwishyura bya bibazo bya byose bigakemuka. Ubwo ubukwe bwo no kubutegura mukabushyira hafi kuko amafaranga arahari nta kibazo. Nawe nukuzarira ukuntu wazaza mukaganira. Ahubwo se niba hari ugira ngo sinagenda tunaganiriye. Tukakura ibintu mu nzira vuba. Arahari namuhamagara akaza mukavugana. Sofia. Ame papa. Vino hano. Amuna gushaka. Hano.
yagushaka umuganire abe muganira ndaje ngiye haramo amakuru neza. wari umeze neza kumeze nk'umuntu wari uri kwitegura kugenda sara ugiye nanjye muri siporo. narinje hano hari ibintu maze iminsi ndi gutekereza numva ko twabiganiraho. Ibintu utaganiye na papa se ubwo ni icyo ushaka kumbwira? Ni ibyerekeye kuri wowe. Okay, tubwire. Sorry gato. Allo? Oh, namaze kwitegura reka nze. So rero nari ngiye siporo. Hano muzee hari mbonye umukobwa wawe ari kumwe muri siporo n'undi musore kandi ibyo twavuganye byose urabyibuka kukwishyurira narakwishyuriye ikibazo cyarakemutse nta muntu kigukurikirana ariko wowe ndabona uri ku ntego gahunda zanjye zitari kugenda nk'uko twabivuganye. Ayo mafoto y'uwo musore ngiye kuyakohereza kuri WhatsApp nutagira icyo ubikoraho nanjye ndaza kugira icyo nikorera ubwanjye ku giti cyanjye. Nizere ko ibyo tubyumvikanye. Sawa. Hano bakina n'amafaranga y'abantu. Sofia wari umeze gute? Yari imeze neza. Ko gusa nyine wari watinze kuza. Twagize abashyitsi nibo nabanje kwakira baganiriza umva ntabwo wapfa kubasiga aho ngaho gusa. Abashyitsi aba ari ngombwa nabwo mu buzima burya. Burya urugo ni urugendwa cyane. Andi makuru se? Andi makuru ni meza biragenda nyine. Ubuzima burendereye. Nibyo ariko. Ko wabonye yuko yo ubuzima bworoheje nabwo korohera. Ese kubibona? Gusa nyine ikise kucecetse. Ucecetse kutambwira ndi kukumva. Mbega gusa nta kibazo. Nta kibazo? Ushatse kuvuga iki sugo? Nyine gusa Sofia. Naragukunze. Aha. Byose nabyo birimo? Naragukunze. Kuva ryari? Wenda sinavuga ngo ni kuva ryari, kuva umunsi nkubona. Ese numva ngukunze.
nzabitekerezeho nzaguha igisubizo. gusa ndizere ko kizaba ari cyiza. Ntawamenya. Nzizere. Yizere. Kabyizere. Uzagere kuntekerezaho kwiza. Karibu. Manzi. Komera umusaza. Neza. Karibu neza. Bravo. Makuru karibu rwose. Nawe n'amadokima rwose. Mba ntarimo abakomeye cyane. Akazi wajya ugasiga mu kazi ariko ukaruhuka. Ibyo mba ngomba kubanza gutunganya. Se kubona akazi kacu gasigaye gakomeye. Dr. Manzi, akazi wowe no mu rugo uri mu kazi koko. Akazi wajya ugasiga mu kazi mu rugo ukaruhuka. Bambona mu rugo amadokima kareka. Gerageza rwose. Bikomeye cyane. Ubundi akazi dukora nta kundi nyine niko tugomba kubikurikirana umunsi ku wundi. Gusa ngeyeho biba bikomeye kuko haba hari kubera ko nkora amasaha menshi, haba ari byo mba ntarangije nkaza kubikorera ahangaha. Kuko niweho byose babireba. Gusa n'ibyawe nabikoze ntugire ikibazo, nabonaga bitari bukorohere nabyo ndabikora. Yes. Dr. waretse kandi uyu munsi waraye irondo rwose. Ndumva nubwo bitotse ndacyabifite, biracyari byinshi bitewe n'akazi kenshi narayemo. Ariko usibye kuri ya murwayi we ameze neza ugereranyije n'ukuntu yaraye nimugoroba ameze. Akazi kacu no kujya twihangana nabonye tire bagenzi b'Imana kabisa. Kandi birumvikana. Sagine ntabwo biba byoroshye bisaba kwitanga. Widari. Anyway. Manzi abasore se nabaye bazanyanga. Nadia, abana abaganga dukorana so bazi koko. Ntago mbyibuka akazi kenshi na stress mu mutwe ntago mbyibuka ariko ndumva narigeze kwabona. Abana abaganga dukorana nta kibazo. Byiza bagusoye. Ndabansoye. Karibu. Hanyuma se mushiki wari hehe? Dadi, mushiki wanjye ntago nzahari kuko bintu bafite akazi kenshi ntago namenye bye. Se kubera icyo uri kumumbaza n'umujinya mwinshi no kubera iki byagenze bite? Musore twigendere ndabona byari byatugenzaga bidakunze mu rugo rwanjye ndabona ntaziko rwenda munsi tuzagaruka ubutaha. Muze iki kibazo cyiteho